Ladies and gentlemen, we are here back again. This is me, Ben. I'm with my guest of honor. Ndi kumwe n'umutumirwa wanjye ahangaha. Uyu ni Ben, ngira ngo abantu benshi badukunda turabashuhuje kandi natwe turabakunda murabizi. Uyu mwanya rero tuje mu kiganiro nkuko bisanzwe dusanzwe dukora ibiganiro bitandukanye, ari ibiganiro by'imiryango, ibiganiro by'aba artist, ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ibiganiro byinshi tugenda tuganira n'abantu. Uyu munsi rero twagarutse turi kumwe n'umutumirwa wacu, ariko uyu mutumirwa ni umutumirwa twigeze tuganira nawe mbere, twaraganiriye nawe atwizeza ibintu agiye kudukorera. Turagerageza kuganira nawe tumubaza imbaraga zanye uko zingana, atubwira ko yaje yikoreye imbaraga zingana gutya. Tumwereka urugendo turimo, aratubwira ati rwose uyu mushinga narawize kandi ntabwo ugomba guhomba. Turaganira twizeza ibintu, arangije acaho dusa nk'abantu bamubuze. Uyu munsi rero yagarutse, ndavuga nese uyu mugabo watumye mbesha abantu badukunda, abantu badukurikira, nkababwira nti uyu mugabo afite ibikorwa, yaje afite ibikorwa by'indashyikirwa, yaje ari determined. Uyu mugabo bitebye. Uyu munsi rero yampamagaye arambwira ati rero tugombye tuganire nkwereke noneho ibikorwa nakubwiraga. Uyu munsi rero turi kumwe n'umushyitsi wacu, ndagira ngo mbere yuko dukomeza n'ikiganiro tunababwira topic yacu tugiye kuganira uyu munsi, ndagira ngo abanze yibwire abantu badukurikiye, kuko hariho abantu bamwe bamuzi ariko kandi hariho n'abandi batakuzi. Wari ubizi ko hari abantu batakuzi? Birashoboka. Ntabwo bishoboka, barahari nta muntu umenywa na bose. Nitwa Merci, nkuko nabivuze ubushize, nkaba ndi umukozi w'Imana. Yego. Ndabakunda, nkunda Imana, niyo mpamvu naje gutanga ubuhamya. Ubushize naravuze ngo naje ubu noneho nabyita ko ngarutse ntanga ubuhamya. Akoze. Aho ngaho noneho turaza kumvikana, kuko waravuze ngo wajuje, ntekereza ko hari ibikorwa uzanye bya bindi bya hatari. Ariko nyuma yabwo nyine wahisubura mu maso ya social media, wahisubura mu maso yanjye bwite, wahisubura. Uyu munsi rero nkubonye ndavuga nese uyu mugabo bimeze bite? Uyu munsi waje ute? Naje gutanga ubuhamya. Ari baratinya kuvuga ko yaje kimwe nuko yabivuze mbere. Naje ubwa mbere, please. Hanyuma uyu munsi waje? Ubu naje gutanga ubuhamya bw'ibyo naje. Ubuhamya bw'ibintu bitagaragara, ko wavuze ko uzanye ibikorwa bigomba kugaragarira abantu. Ubwo buhamya se uratanga ubuhamya mu magambo cyangwa ni none wakoroshe nkakubwira ibikorwa nazanye? Okay, anyway turaza kubigeraho. Mwa bantu murabizi ko uyu mugabo ubushize twaganiriye nawe kandi tuganira neza cyane. Uyu ni umuramyi kandi wo kuva kera, twanababwiye amateka menshi nge nawe twagiye duhuriramo. Harana twigeze kujya guperforminga duhurirayo twembi, bakama amafaranga menshi bakaguha make. Icyo gihe wari umustar koko, birumvikana. Aragezwe playback. Yakubise playback, ngewe ngenda ndimo gukora live. Birumvikana nyine yahakuye amanota menshi gusumba yanjye. Ariko nyuma yabwo nyine yaragiye arabura. Ariko ndagira ngo noneho twongere turebe uyu munsi ari hano ate, uyu munsi ajazanye iki, uyu munsi abantu barimo kumureba bitegura iki. Merci, ubushize twaraganiriye. Yego papa. Utubwira gahunda ufite nyuma y'igihe kirekire wari umaze usa naho udakora ku giti cyawe, umuziki ku giti cyawe, kuramya Imana no guhimbaza. Utubwira ko waje wafashe indi gahunda yo kongera gusa n'usubukuye ibikorwa byawe. Yego. Kandi byo kuramya no guhimbaza. None turagira ngo utunyuriremo mu ncamake gahunda yawe aho igeze, kuko watubwiye ibikorwa byinshi urimo gutegura. Utubwire mu ncamake gahunda yawe aho igeze, hanyuma tuze kuganira kuri ya topic twavuganye ko turi buze kuganira, kugira ngo tubashe gutanga ibitekerezo bitandukanye mu rwego rwo kubaka abagenzi bacu, mu rwego rwo kubaka na twese. Natwe iyo tuganira turiyubaka, kimwe nuko n'abandi bantu baba bakurikira ibiganiro bibasha kububaka. Ndagira ngo rero nguhe umwanya uganirira abantu mu by'ukuri projet yawe igeze hehe, kuko nge nta kintu ndabona kuva twakora ikiganiro. Nakubwiye ko uru rugendo rutoroshye, ugomba kuza uri serious cyane, wanabihaye n'umwanya unyemeza neza ko uri serious. Nta bintu rero ndabona. Bwira abantu rero badukurikiye, ufite abantu bagukunze, ufite abantu badukunda, natwe turabafite.
turagira ngo abantu barimo kudukurikira ubabwire mu by'ukuri ibintu byawe bigeze project yawe igeze. Murakoze papa. Uri umunyamakuru mwiza kubera ko ubaza nk'utabizi bien sûr. Impamvu nemeye rero kuza iminsi myinshi naragukwepaga ko byari bitarakunda. Impamvu rero nemeye kuza nuko mfite amakuru y'iby'Imana yankoreye. Yego. Natekereje ibintu byinshi numva nka emotion igihe wavugaga ntekereza ukuntu Imana imfasha n'urukundo rw'Imana. Nari numvise nka emotion ubu nyine urimo uvuga. Utari uri umuntu w'umugabo. Hano turi mu mwivuga. Utari uri umuntu w'umugabo. Ntabwo biba narisa ariko wajya nyine nagenda ajya imbere hari atemba ajya mu nda. Hari indirimbo ivuga ngo Yesu we shimwa ko wankijije. Iyo ndirimbo buri muntu wese agira ukuntu ajya abona Imana. Iyo ndirimbo imazemo nk'amasaha menshi. Yego. None iri kungora kugira ngo birangora gukora ikiganiro. Natekereje kuri iyo ndirimbo. Rero banyemwe ugiye gukoramo amashware tayaraga kanyurarize. Nukuri ongera imbere indirimbo. Ibibazo wambajije ndabisubiza. Hari iby'Imana iba yadukoreye bijya bituma dushima Imana. Dushima Imana. Yego. Ino ndirimbo sawa sorry mbabarire. Ayoshe ireka nkarira. Karimbere indirimbo. Mujya mundebereye umugabo n'ukuri kw'Imana. Mujya mundebereye indirimbo papa. Amuna aririmba karimbo rimwe gusa ukamurarize ubwo si byo bivuga iki. Yesu we shimwa ko wankijije. Yesu we shimwa ko wankijije. Urakoze. Imana ishimwe simbisabira imbabazi kubera ko ntabikoreye mu mubiri. Yego. Ntabikoreye mu mubiri. Nanezerewe Imana. Wamajije ibibazo byinshi. Naje hano bushize mfite amakuru y'indirimo zari muri studio. Yego. Ariko no munsi turi ku itariki 25 z'ukwa mbere. Kuwa gatandatu mfite amakuru meza yuko nzashutinga nzakora video y'indirimbo ivuga ngo maze kumenya uwundi we. Ni yindi twagizeho deba ntabwo twayumvikanagaho neza. Ngo wahisemo mitako. Nahisemo mitako. Uti rero iyo ndirimbo muzashutinga ryari Samedi mu gitondo hamwe n'abakozi b'Imana. Imana ihagurukije tuzaba turi kumwe. Yego. Kugira ngo dukorane uwo murimo. Ndabashimira abo ntarabwira nabo nzabwira n'unkurikira ashobora kumva. Iyo ni intambwe imwe ubwo dushobora kuzakora nk'indirimbo ebyiri. Hari indirimbo ivuga ngo waweza kunilinda babangu nyongoze. Hakabamo niyo maze kumenya undi we. Indirimbo izwi cyane zose zirazwi ariko nshimira Imana ko arizo yahisemo. Hariho n'izindi ziri inyuma zikiri mu studio. Mu by'ukuri nkanje nkoze evaluation yanjye ndahantu ngeze ahantu hashimishije. Nkurikije iminsi tumaze dukoze ikiganiro kuba ngarutse mfite narishyuye video. Kuwa gatandatu ntabwo ari kujya kwishura no gushutinga. Yego. Kandi shimira Imana kubyo yankoreye inyuze mu nshuti zanjye. Ziriyizi nzahora nzishima kandi nzisabiye umugisha. Indirimbo zose zirishyuye. Kwa ebyiri. Byiza cyane. Ni ya gatatu ndahamya ko nayo nzayishura vuba. Yego. Ariko cyo ni ikintu cyo gushima Imana. Ntiriwe nizima amagambo kibazo wambaje kugira ngo tujye kuri topic y'uyu munsi. Nagize akabazo ko agira uko twahamagawe. Nge nahamagawe iyo ntararira. Iyo narize njya numva Imana. Iyo narize njya numva Imana vuba. Abantu twasenganye barabizi. Niyo mpamvu rero nicyo kintu nawe ndagutumiye.
kubana nawe muri video yanjye bizamfasha rero byumvikane neza ko hari ibyo nari ndimo kugira uwo munsi ngo samuduboneke haciye samudi nyinshi ariko uriya munsi ni uw'amateka muri njyewe nibwo hari ikintu Imana izakora muzakibona murakoze reka tugushimire cyane Merci mu by'ukuri ubushize yari yabivuze avuga ko afite projet arimo gukora kandi uyu munsi rero avuze ko agarutse aje gutanga ubuhamya bwaho ageze ubuhamya bw'iby'Imana yagiye ikora birumvikana aranabivuze Imana yanyuze mu nshuti ze abantu b'inshuti za Merci aho muri hose mukaba murimo mukurikira iki kiganiro Imana ibaho umugisha arawubasabiye nanjye ubwanjye ndawubasabiye kuko umuntu wese ushigikira umurimo w'Imana mu by'ukuri abazasarura ntabwo ari bya bintu byo kubwira abantu ngo nimutange murabona oya ariko umutima wose watanze ubishaka ubikunze Imana ntabwo ari umugugu ntabwo ari Imana ishobora kunanirwa kwitura umuntu icyo yakoze kandi niyo ikiranuka kurenza twebwe iyo dukoze rero ibikorwa byiza akenshi burya ntabwo biba biri muri kamere muntu ibikorwa byiza burya byose ahanini ni inspiration iva ku mwuka w'Imana amen hari akantu permettez-moi utege nguhe ikintu yego zana ukuboko nguhe ikintu bisobanura ngo iteka ryose ukuboko gutanga guhora hejuru y'ukwakira bisobanuye ngo Merci nateze ukuboko yego abantu bashira mu ntoki zanjye ni ukuvuga ngo ni ubuhanuzi bubabwira ko uwagize icyo ashyira mu kuboko kwa Merci ukuboko kwe kuri hejuru kwa Merci ni ukuvuga ngo muri njyewe imbere y'Imana bahoze bari hejuru y'ukuboko umugisha uri hejuru yanjye ariko kandi nanjye kuba nzi ko hari uwampaye hari ukuboko kwanjye gushobora kuba kuri hejuru yiwe yego icyo kintu cyumvikane neza akoze ni ukuvuga mwamubereye umugisha nawe ajya abera abandi umugisha abo bandi nabo babera abandi umugisha amen icy'ingenzi gusa ni uko icyo umuntu abiba azagisarura kandi yaramwitangiriro ryavuga ngo kuva ngira ngo isi kiriho ihame ryo kubiba no gusarura ntirizashira ntirizavaho tukiri mu isi kubiba no gusarura ntibizavaho kandi icyo umuntu abibye nicyo ajya asarura yemwe bantu rero mwashigikiye Merci n'ubu kandi mukirimo kumushigikira mu by'ukuri tubasabiye umugisha w'Imana Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi Imana yo mu ijuru izabiture inabateza imbere namwe mugere kure cyane Merci uyu munsi rero nifuje ko tuganira ikiganiro kimwe kuri topic imeze itya isa nitandukanyeho gato namaze gupfa mu mutwe nagize ikibazo cy'umunezero Merci ntago wambihiriza ikiganiro ndakuzura uwo mutwe wawe wamaze gupfa ndakuzura tuganira ntabwo ndwaye umva ntabwo wapfa ubutinya ikiganiro ntabwo wapfa nigeze mbona akamuvi kamwe nigeze mbona agafilime kamwe umwana umwe agirira mugenzi we nabi muri filime bari abantu bafite urwango hagati yabo hari ibyo bapfaga noneho umwana umwe agira ikibazo ajya asa n'umuntu uhwereye ugiye muri koma noneho mugenzi we aramubwira ngo ngumva ngo wipfa ako kantu ntikazamba ngo wipfa ngo hari ibintu gifite kugukorera ngo boroheje ngo hari ibintu gifite gukorera so ngo boroheje ngo udapfa ngo utabibonye se ngo udapfa ngo hembuka se ngo ari we yarabatakira ngo oya nyine urumva we yari afite imigambi mibi yari afite gukorera se w'uwo mwana washakaga gupfa aramwira ati buretse gupfa mfite ibintu byinshi ndimo gupanga gukorera so kandi ugomba kubibona ugomba kubibona none nawe rero buretse gupfa mu mutwe ndakuzura tuganira ikiganiro cyanjye we gutuma kibera kanzuke twaje rero dufite agatopika dushaka kuganira mwa bantu agatopika kameze gatya hari ukuntu umuntu ari mu bihe by'ubutayu cyangwa mu bihe by'ubukene nkuko dukunze kubivuga
usanga abantu benshi bakunda Imana, ugasanga abantu benshi barasenga, bakajya mu butayu, bakajya mu byumba ahantu hatandukanye, bakirirwa mu bitaramo bya buri munsi. Umunsi Imana yabamurikiye, ikabamurikira, ikababera igisubizo, ikabakura mu bukene, ikabasubiza bakagera mu buzima batagifite icyo bifuza, nabo bagatangira urugendo noneho rwo kugenda bava ku Mana, bajya inyuma gato, basubira inyuma gato, kuzageza igihe Imana ireba ikavuga ati ariko ba bantu banjye twahoranaga barihe. Muri make turimo turashaka kuganira mu by'ukuri umugisha w'umuntu ukwiye gutuma umuntu ahunga Imana. Abo bantu ntiwababonye? Twabonye abantu babaye abashomeri bakamara igihe kinini badafite imirimo, nyuma Imana yamara kubasubiza yabaha n'utuzi, yabaha n'ibiki, ubu ngubu bakaba ari abantu bibera mu tubare, bibera mu ntabwo bikwiye. Wowe warababonye, wowe urimo kudukurikira warababonye? Cyangwa se umuntu akaba ari iyo ngiyo nkanjye? Umuntu akaba ari iyo ngiyo nkanjye. Nakuriye ahantu mu cyaro, ndi umuntu woroheje, uretse ko n'ubu ngubu noroheje, ni umuntu ucishijwe bugufi rwose, udafite ibyo mfite, nyine nk'uko meze uku namwe murambona. Murabona ukuntu namwe ndi umuntu muto cyane. N'izo bote nabaga nzambaye birumvikana, sibyo? Ariko umunsi umwe Imana yangirira neza, umwuka w'Imana akampa ihishurirwa, ngahimba indirimbo, namara kwandika indirimbo abantu wenda bakayikunda, bamara kuyikunda hatangira kubyibuha, ukabyimba. Waje uvuga imvugo mbabarira amatwi. Iyo mvugo uvuze ntabwo ari imvugo mbabarira amatwi. Nkatangira kubyibuha, cyangwa se akoresheje indi terime ngewe numva ndashaka gukoresha ntabwo yaba ariyo. Nkatangira kubyiyumvamo, nkavuga ngo ndakomeye. Habe n'abantu bajya bampamagara, urumva nkaba mfite telefone ushobora kwitaba n'izo ntashobora kwitaba. Ibyo bintu urabyumva gute Merci? Ibyo bintu wabivugaho iki? Tujye tugirana inama, turabaramyi benshi, tujye tugirana inama. Mu by'ukuri ibyo bintu urabyumva gute? Wabivugaho iki? Urakoze. Icyo kintu ni ikintu cyiza ku kiganiro, iyo debate turiho. Njye ntabwo mbishigikira, ntabwo mbyumva. Hari umuvumo ushobora kwitera kujya gusaba Imana, noneho wajya hari umuntu atubwira ngo yagiye mu iyerekwa, ngo abona abantu benshi bari ku murongo. Ubwo urumva abantu bari ku murongo, hari uri imbere n'uri inyuma. Ngo noneho ngo ajya mu yindi chambre, ngo asangamo abantu barusha. Ngo arangije ajya mu yindi chambre, ngo abonamo abantu, aburamo abantu. Byasobanuraga iki? Bari ku murongo, ni abantu basabaga. Mana umehiti, Mana unkiriza umwana, Mana nukora iki kintu ukampa akazi sinzakwibagirwa. Agera mu kindi cyumba, noneho kirabona kubye cyari kirimo abantu bake, ni abantu basubizaga bya byifuzo by'aba bantu. Ikindi cyumba cya nyuma byari bitatu, kitari kirimo abantu, ni cyategereza ya amashimwe y'abantu bavuga ati nkiri kuri wa murongo, ibyavuye kuri wa murongo wa mbere. Aravuga ngo fresh y'inzira isaba iri nyabagendwa, ariko inzira y'amashimwe yabibuka kugaruka kuzirikana ineza y'Imana icyo yabakoreye yarasibana, yarararanye. Twabaye ahantu mu biturage nk'uko bitangiye muri introduction yawe, na hano mu Rwanda ushobora kuhabona ahantu ushobora kugenda ugasanga akayira karasibamye kubera ko wenda nta muganda bakora. Mu biturage hatandukanye ugasanga akayira karasibamye kubera kadakoreshwa. Inzira z'amashimwe yo nyuma yo kujya gusaba, wararirimbye ngo ninjye wa wundi
wahoraga imbere yawe, wahoraga kuri wa murongo wa mbere. Vuga utamene. Amen. Wahoraga kuri ya linye ya mbere usaba, ariko uzirikana kuba kuri nimero ya gatatu cya cyumba kitarimo abantu. Ni bakeya rero muri ubu buzima bibuka ngo wamana ni wewe wabikoze. Kandi bashobora kubivugisha akanwa kabo, ariko atari ko mu mutima wabo. Yaravuze ngo ngarutse ngushima, kubera ko waramaze kubona ko ibyo wasabye babibonye. Muri make rero ibyo wavuze, sinemera umuntu ushobora kugenda akavuga ngo nabaye igitangaza, nabaye celebre, ku buryo byatuma nibagirwa ko hari inzira yo gusaba nigeze kunyuramo. Ndi celebre, ndi umusitare, nkibaza se ahubwo njye sinabyemera. Ntabwo mbyemera. Njyewe ndabyemera. Simbishigikiye. Njyewe ndabishigikiye. Ushigikiye ngo niba umuntu yagiye kuri wa murongo wo gusaba? Oya, wewe ibyo ni byo ushaka kuvuga gutyo. Urashaka kubivuga muri ubwo buryo. Njye ntabwo mbivuga ku murongo wo gusaba. Ndavuga umuntu Imana imugiriye neza. Yes. Imwubakiye izina. Iramuzamuye imukuye ku rwego rumwe runaka rwo hasi, iramuzamuye imugerera ahandi hejuru. Sibyo? Ntabwo rero ari bya bindi by'imirongo wowe urimo kuvuga. Ntabwo ari bya bindi. Iyo amaze kugera kuri rwego rwo hejuru, njyewe nemera ko yabasha kwicara agasetinga imikorere ye, akavuga ati njyewe ntabwo nkigiye nkorana n'abantu bameze gutya, ndaciriritse. urimo urashaka kubikabya ngo baciriritse. Ntabwo nkigiye kuzajya nkorana n'abantu bari kuri uru rwego. Nawe uri kwiharira ijambo ugashaka kumvisha ibyawe. Ngaho bivuge nawe bwira abantu badukuriye. Umva nkubwire Ben, birakwiye ko urusengero nakuriyemo rwanzamuye narubwira ngo kuza kuririmba muri event mufite runaka, kuri konte nzaza ari uko mwashize 300,000. Umubyeyi wakureze mu buryo bw'umwuka. Yego, birakwiriye cyane. Kubera iki utategereza ngo ndemera nze niba rekonesa? Ni ababyeyi kameme. Niba rekonesa bashobora gukora geste bakanshimira, bakamamira pourquoi pas bataguha 500, wowe wagiye mu biciro ukabasaba 200. None se batayaguhaye dukorera Imana. Umva ngwire dukorera Imana, ndabyumva dukorera Imana. Ariko none ushobora kunzira. Oya, umva nkubwire, bitewe n'ibyo nasetinze njyewe kugira ngo mpaguruke, hari izindi imbaraga bisaba. Ntabwo bisaba ngo njyewe nyine mpaguruke ngende. Ndi kumwe wenda na band dukorana, ndi kumwe n'abaririmbyi ba backers, sibyo? Dukorana. Abo ngabo bose kugira ngo mbahagurutse mbajyane, hari icyo bisaba. Icyo ngicyo rero iyo nagisetinze nkavuga ngo kugira ngo mpaguruke binsaba team ingana gutya, kugira ngo mbashe gutanga ibintu biri kuri quality yo hejuru. Sibyo? Tugenda naho ngaho Merci. Ndakumva. Abantu ntibazajye bapfa gufata ibintu ngo babyumve nabi, babitekereze nabi, batangira kubyenterpreta uko bashaka. Niba umuramyi atumiwe akababwira ngo kugira ngo nze nkora ibintu byiza munziho, hari ibi bintu bikenewe, kuri nge ndabyemera, kuri nge ndabyumva, ndanabishigikira pe. Ese ikibazo nibaza, ibyo uvuga abantu badukurikiye bashobora kugira ubutumwa nabo bakaza baragira comments, wewe vuga argument zawe. Ariko reka nkubwire, dufite ikibazo ubutumwa bwa none, bavuga ubutumwa bwa none. Tujyaho Imana ishaka, tujyaho Imana yadutumye. Kuko Ben, utagiye kubera instrument, ndahamya ko wowe na madame wawe chance, hari igihe biba ngombwa ko ushobora gufata gitari. Yego. Imana ishobora kuba igambire kubakoresha, ikabagabiza swat itorero runaka babatumiye. Mu by'ukuri ni byiza ko wajyana band nkuko wabimenyereye, ariko bibaye ngombwa ko ubutumwa buva muri wowe bugera hari ahantu. Ntabwo wagenda ngo ujyane na madame wawe ucuranga akusi kuririmba. Twagenda. Nicyo kibazo nari mfite.
ikibazo rero ufite we gitandukanye n'icyanjye. Twagenda ariko ibyo natanga ntabwo byasa n'ibyo nshobora gutanga najyanye na bande, najyanye n'ababakazi. Ubwo rero kubera iyo mpamvu rero njyewe nkavuga ngo aho kugira ngo ntange ibintu biri kuri quality yo hasi, sibyo, ngomba gutwara abantu batuma mbasha gutanga ibintu biri hejuru. Imana ishimwe. Izo ni standard umuntu yishiraho. Bien sûr. Reka nkubwire ikintu kimwe. Umuntu Imana ngo ndabatanga ingero ebyiri. Hari umuntu wajyaga uririmba ari umunyeshuri, akaririmba ari nk'abahungu bangahe bagiraga korali y'abaririmbyi, bagasaba gushima bakaririmba, bagasaba gushima bakaririmba, ikindi cyumweru bagasaba gushima bakaririmba, haba nk'ibyumweru bingahe. None pasiteri araruha, afata akagapapuro, umva ukuntu abantu bareba, afata akagapapuro aragaca, basabye gushima pasiteri yimana indirimbo yabo. Ntabwo rero bashimye, bajya kubaza pasiteri ati se byagenze gute ko tutashimye? Ati biki na biki. Kuko abakristo b'abanebwe babwiye pasiteri ati bari abantu baratubihiriza. Pasiteri ajya mwiyerekwa nijoro, Imana iramubwira ngo kuki mutasenze? Kuki mutasenze? Haravuze ati ntabwo twateranye no munsi. Ati ntabwo nababonye. Iyo mwasenze mujya muririmba, nta ndirimbo zaririmbwa no munsi. Kandi korari abagize gute baririmbye, ntaza kugwa kuri za korari. Ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane baririmbye. Haririmbye korari Merci, haririmba korari Ben na Chance, haririmba na korari Danilo X person yitwa tuyite Danilo. Noneho na Marisa umudamu wanjye ntaza kuvuga wabandi bikaza kubibindi, bamaze kuririmba Imana ntago yumvise. Imana yumvaga ryajwi ry'abantu, ya magambo y'abantu. Mu by'ukuri Dawidi mwejyaga acuranga, kumvishe ko muzike ntayiveba, ntayinegrije, ntayirengagije. Sawuli imyuka mibi kamuvamo. Bantu Imana iravuga ati ntimwateranye. Byarangiye gute? Pasiteri yasabye Imana imbabazi. Hari undi muntu nawe dufite n'urugero rwo muri Bibiliya rwo umuntu watuye ifeza amafaranga 5, ariko Imana iza kugaragaza ko, Yesu aza kugaragaza ko wa wundi watanze make ari we uri mu bushake bw'Imana. Navuga ingero nyinshi, ariko rero wumve ko kuba nk'ibyo bintu byo gutanga watumiwe, please, nase nk'ibyo bintu byo kugaragaza ko kugendana kufite. Tujya twumva ko twafata bagage tugaterura ibintu byinshi, ujyane bande, ujyane iki, ngereho ningira iterabwoba, hoteli. Twakuriye ku karago, twasenga ku karago, tukava ku karago dufite amavuta. Ariko ubu nyine iyo bande haraza kugaragara amashambre, barara kuri chambre ari abantu 10 n'abangahe, bifate budget ya miliyoni 2, abantu bakomereke bafata amadeni ku rusengero. Wowe uri muri business, iyo ni business. Ntuzajye uvuga ibintu nabi. Merci, iryo jambo risabira imbabazi ku bantu barimo kudukura. None se reka nkubaze, ugiye kubaka rwa rusengero, ubyisa business, ugiye kubaka rwa rusengero cyangwa ugiye kurusengero? None se reka nkubaze Merci, ubu wowe uko wavutse ungana niko ungana ubu ngubu? Uko navutse ngana niko ngana ubu ngubu? Ndakubaza nyine, ubu wavutse ungana utyo? None se kuba ngana gutya hari uruhare nabigizemo? Bansubize nyine, hari uruhare nabigizemo n'Imana? Wabigizemo uruhare nyine. Banza reka nkubaze, wavutse ungana utyo kubera iki? Nyine reka nkubwire Merci, nta kintu kibaho kidakura, nta kintu kibaho kitagira impinduka. Ariko tugomba wenda kureba tukareba ngo impinduka turimo kwinjiramo ni impinduka nziza cyangwa ni impinduka mbi. Ariko evolution uko ibintu bigenda bikura, ibyo byo ni bisanzwe kandi bigomba kubaho. Niba kera abantu baricaraga ku turago, urumva uturago twakera uratuzi, na n'ubu turacyahaba. Ariko ubu ngubu navuze ikirago mu buryo bw'amasengesho. Ariko nyine banza wumve, reba icyo abantu bicaragaho niki, ni ikirago cya kera cya kindi.
noneho nyuma ubu ngubu abantu basigaye bicara ku dusambi twiza tuboshe neza ikinyarwanda ikirago egare umusambi. nta bantu noneho ujya ubona bazana amatapi mu byumba by'amasengesho ahantu abantu bicara. habaho ibintu bigenda bihinduka ariko bigahinduka mu buryo bwiza. Ntabwo wavuga ngo uburyo bw'ivugabutumwa rya kera ari bwo abantu bakomeza bakoresha ubu ngubu. Ntabwo wavuga ngo uburyo bw'imiririmbire ya kera ngo ariyo abantu bakomeza baririmbira ubu ngubu. Reka kera abantu bafataga umuhanda bakagenda n'amaguru hehe bakagenda iminsi ngahe bajya mu ivugabutumwa. Ubu ngubu Imana yatanze ubushobozi. Yatanze amamodoka. Yatanze iki abantu bajya mu mamodoka bakajya mu ivugabutumwa. Ntabwo rero kugira ngo bigaragaze ko wabaye mu ivugabutumwa wa danje ukomeye. Ntabwo rero bivuga ngo kugira ngo ube umuvugabutumwa wa danje ngo bisabe ngo ubanze ugende n'amaguru mu muhanda w'icaro no. Niba ubu ngubu Imana yaraguhaye ubushobozi ukaba ufite tike wakoresha imodoka. Ntabwo rero binavuga ko gukoresha imodoka ari kururunga ibintu bisobanura kururunga ibintu bya hatari. Urumva? Ntabwo ari ubusirimu. Njyewe mva nkubwire umuntu aramutse antumiye akantumira ngo ninze iwabo ku rusengero barimo kunyumva barimo barankurikira, sibyo? Shobora kwemera nkagenda nka Ben na Chance. Urakoze tukagenda twembi turi babiri. Ariko ndahamya neza ko ntabasha gutanga umusaruro ungana n'umusaruro nshobora gutanga najyanye n'abandi bamfasha gucuranga, najyanye n'abandi bamfasha kuririmba, tukagenda turi timu y'abantu bagera nk'icumi. Umusaruro ntabwo ungana. Therefore ntabwo navuze ngo ni bibi, ariko bibaye ngombwa please baza unyumve, bibaye ngombwa bikaba ngombwa ko Ben na Chance batatwara ya band, simvuze ngo bibe ihame. Ntabwo mvuze ngo bibe ihame, ariko bibaye ngombwa ushobora kugenda. Nigeze kujya ahantu njyana n'abakobwa bari bafite imisatsi mu karere kahoze ari akarere, ndaza kubisobanura, karahoze ari akarere ka Cyanzarwe ni Rubavu. Noneho tujyana n'abakobwa kuririmba, nkugije ukuri twanyuze muri Kongo tugiye mu Rwanda. Tuvuye mu Rwanda ahafi hari hashobokaga ni ukunyura muri Kongo twambuka Igoma, turazamuka ku birunga twinjira mu Rwanda, twongera twinjira mu Rwanda. Twageze ahantu babona umuntu w'inzobe wasokoje produit, ufite produit mu mutwe, ufite imisatsi miremire atari menshi, bakavuga ngo ni umuzungu. Noneho bagatangazwa ko umuntu mukuru ngo ari gutangazwa n'ukuntu ngo umuzungu ari kuvuga Ikinyarwanda. Umvise? Ariko byari ngombwa ko tujya aho hantu. Nkubwije ukuri ko twahavuye tumara hafi cyumweru turyamye kubera umuruho, kubera ko twagiye n'amaguru. Ariko Imana yo mu ijuru iriya miruho nizatwibukira, nizaduhembera. Navuze ngo si ngombwa ko aho bidashoboka tworeje tubutumire. Ntitwareje tubutumire, ariko aho bishoboka twagenda. Ntabwo paruwasi ikomeye yifite yagutumira ngo uyisabe nawe wayisaba ubizi. Nose ko aho biba ngombwa ko tujya ugasanga ni generator niyo bazakoresha. Ya generator wagerayo wamaze kugerayo bakakubwira ngo irahari, ariko ugasanga idafite ubushobozi bwo kwagurutsa amagitari ibintu byose ba mainstream. Uragaruka ushobora wanabaza Ben, hari aho tugenda bikaba ngombwa ko tugenda n'amazi. Tugenda n'amazi, tunyura mu mazi mu Kivu, mbese mu mugezi mugakandagira n'ibirenge mu mazi. Tujye mu ivuga bashizeho urutindo. Izo ndikubwira ngo ni imvune z'ubutumwa. Ibyo ngibyo ni ibintu byakorwaga kera, sibyo? Ariko ubu ngubu ngiye ntashobora kwemera ko ubwo buryo bwiza bishobora gukomeza bikorwamo. Byarakorwaga. U Rwanda rufite umujyi wa Kigali, rukagira n'indi mijyi iwunganira, ariko hakabaho n'ibyaro. Yego, birumvikana. Kubera iki habaho wenda intego yo kuvuga ngo wenda mu mwaka runaka tuzaba tugeze kuri Kigali iri kuri uru rwego. Tubona ko Kigali iteye imbere.
Rubavu, Musanze, Rusizi, Nyagatare na Huye ngira ngo na Muhanga. Ni imijyi 5 yunganira umujyi wa Kigali. Iri ku rwego hari hari utundi turere tw'ibyaro tukiri inyuma yaho. Kubera iki byose bitari ku rwego rumwe. Ndakubwira ngo hari aho bazagutumira kubwiriza, kuvuga ubutumwa. Hakiri inyuma twari turi muri salon de coiffure. We bari kukogosha, njye ntibagwanyogosha. Abantu bari bicaye ku ntebe baririmbaga indirimbo ngo Yesu arakora. Kandi byambangamiye. Bayiririmbye umwanya. Noneho wabangamiwe Yesu akora. Bagashaka ko Yesu akora se ngende kumurwanya. None se nyine kuvuza ngo byakubangamiye. Ye bashakaga ko twumva ko bayizi. Umvise sinanabyumvise. None ko akunda umuntu ashaka ngo asuhuza umuntu malheureusement ntiwabyumvise. Kandi ushobora kuba wanabyirengagije. Baratubwira ntabyumvishe. Wisinzirije. Iyo nisinziriza gute? Kubera ko uri utsimbaraye ku kintu ngo cy'ubustare ngo uraremereye ngo bari anda yawe. Ariko wumvise umupasiteri cyangwa se umubishop ari kuririmba indirimbo yawe. Ya waretse guhimba. Njyewe ntsimbara ku busitari. Njye ntabwo ndi umusitari. Ibyo sinabivuze. Ni wowe urimo kubihimba, arampimbira ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo nsimbarayeho njyewe. Gusa wenyine wabyivugiye. Urumva? Wenyine wabyivugiye. Ngo hari imijyi itandukanye ngo yunganira umujyi wa Kigali. Bivuga ngo imijyi irasumbana. Naho bazagutumira harabutana. Hari aho bazagutumira bihagije bidasaba ko utwara instrument udatwara instrument. Bikaba ngombwa ko ugenda wenyine n'ubumenyi bwawe na bande yawe, ibyo mwiteguranye muzabisanga hari. Hakaba handi uzagenda bakakubwira ati muvandimwe dufite microphone 5 kandi muzaza muri 10. Washaka ukuntu wakodesha microphone twiyongeraho cyangwa natwe watubwira abantu ufite tukazakodesha izindi. Urumva ko watangiye cost. Icya gatatu no sinemera kuvuga. Icya gatatu hari aho uzagera no ukabibura byose niho ndi kuvuga. None tubareke ntibumva ubutumwa. Kubera ko bandi tari bugende tureke ubutumwa barimbuke. Ubwo aho ngaho abazavuga ubutumwa nabavuga butumwa bagutumiye. Njye ndumuvuga butumwa mu buryo bw'ijambo. Ndumuvuga butumwa mu buryo bwo kuririmba. Bagutumiye mu buryo bwo kuririmba. Mu buryo bwo kuririmba. None ugiye kureka kujyayo. Nyine mu buryo bwo kuririmba hari ibimfasha. Mu rwego rwo kuririmba hari ibimfasha. Ni nkuko wagenda ugiye uri umuririmbyi wagera ugatangira ukabumbura Bibiliya ugatangira kubwiriza. Ibyo birahuye se? Turimba ariko ugiye mu rwego rw'umuririmbyi. Ushobora gusoma zaburi ugiye kuramya. Nyine buretse wayisoma mu rwego rwo ugiye kuyifashisha. Ariko ntabwo wavuga ngo ugiye mu rwego rw'abaririmbyi ngo nurangiza ugende nta bigufasha kuririmba nk'umuririmbyi. Gute se? Icyo gihe keretse nyine bitaraza. Abantu badafite ubushobozi bwabo. Uri gushaka gushigikira kumvisha ko ndashaka kumvisha ko nta n'igikoresho na kimwe kiro cy'umuziki. Bafite piano. Habe nubwo yabidahari. Hari nubwo twabayeho zitaraza. Ariko aho ziziye kubera iki tugenda ntazo? Kubera iki tugenda ntazo kandi tuzifite. Reka baze mubwiye. Umva Merci. Njye nakubisa amadebe yo mu cyaro. Ndi muri Sunday school. Nakubisa amadebe yo mu cyaro. Nawe ndushobora kuba warayakubisa. Kiriya gihe rero ntabwo nashobora narindi mutoya ntabwo ntacyo njye navuye mu cyaro ndi mu bintu byakubayeho ngo wumvishe ko abantu twese turi abanyabyaha. Nyiri icyo nshaka kuvuga reka njye bivuge n'urugero rwanjye. Njyewe nabaye mu cyaro nanavuyeyo ndi mukuru. Nakubise bya bidebe twe twabyitaga amakurutu mu mvugo y'iwacu sibyo? Amakurutu narayakubise tuyavuza ari nk'ingoma. Urumva? Ibyo nibyo byari bikoresho twari dufite. Ariko muri ibyo bihe ese Nyagatare wakoreshaga Nyagatare nejo bundi nakoreshaga piano na za gitari. Nyagatare nejo bundi njye nari mu cyaro icyo gihe. Nyagatare wari umumotari wakora mu rusengero wakora iki? Reka ibintu by'urwenya. Nyagatare nari umukristo usanzwe nkorera mu itorero curanga mba muri korali bisanzwe. Ducuranga sente tugira na za gitari ibintu byose. Mu cyaro ndi mu cyaro. Nicyo gihe uve Nyagatare nicyo gihe waretse nkagusobanura kuki urimo gutuma dutakaza topic. Urumva? Icyo gihe rero ndi mu cyaro ntabwo nashoboraga guclaiminga ngo sente cyangwa biki. Kuko ndayahaba.
ntabwo nashoboraga kuvuga ngo sente ngo dutware sente ahantu si fixe yo kuhasanga amadebe tuhasanga amadebe nta kibazo, ariko ubu ngubu hari ibikoresho bisigaye bidufasha maze umurimo tukawukora neza, sibyo? Ntabwo rero ari byiza ko mbisiga, ngomba kugenda mbijyanye naho ngiye, ngomba kumakinga sure ko bihari. Niba bidahari dufatanye n'abo bantu kubishakisha, tubishake, tubibone, tugere dukora umurimo tuwukore neza. Bitari ibyo nshobora kuvuga ngo okay ndaje bidahari, ariko nubwo nje ndi bubaho umusaruro utangana n'uwo mwarimu ntegerejemo. Fini termine. Niyo mpamvu rero ngewe gusetinga standard ukavuga ngo ngewe ahantu nzajya, ahantu nzajya hagombye kuba hujuje ibi ngibi kugira ngo bimfashe gukora umurimo wanjye mpamagariwe ngukore neza. Ibyo bintu ndabishigikiye. Ese Ben, ni nayo hari urwego twishyiraho, hari n'urwego Imana dushiraho. Ndabaza, sibyo? Urwego rwo kumva ko kugira ngo nitabe ubutumire. Hari ubutumire butakiri ku rwego rwanjye. Hari ahantu bita ku nkombo. Ku nkombo bagenda n'amazi. Ariko niho abakorari barimbye ngo ngo kubaho kumushwa isi impuhwe z'agace. Yego. Ni korari ikomeye. Ariko ku nkombo ugenda n'amazi. Bavuye muri mood. Ugenda muri mood ku nkombo ugenda n'amazi. Wamara kugenda n'amazi wagerayo nige tugafata nka moto wagiye muri babiri. Moto bakajyana bakayuriza mu bwato, mwagera hakurya ku musozi ku nkombo abantu bakaguhunga. Kubona umuntu w'umwana ari kuguhunga kubera ko unyine bamaze gutera imbere. Ni mu myaka yashize. Yego. Ariko se nko mugiye ku nkombo hataba umuriro. Dushimire ubuyobozi bw'igihugu. Nibo bajya hari umukecuru igeze yumva avuga ngo President wa Republika niwe wenyine wambukije umuriro amazi. Mu busanzwe umuriro ugeze mu mazi urazima. Ariko we yambukije umuriro amazi. Byashaka gusobanura iki? Ku nkombo hataraba umuriro, papa bakoreshaga generator bagakoresha n'amabuye, amapire biki. Ujya wibuka amanda mu yandi magambo. Amagi amanda n'amabuye ari no bashira amapire bakoresha mu maradiyo yo mu cyaro ni. Noneho bamara gukoresha ibyo bintu bakagutumira. Ukagiraho ugasanga bacuranga ariko mu giturage bacurangaga ugasanga ka solo karavuga nka voice imwe ba muri gasaraje. Aho hantu hagombaga kureka kuvuga ubutumwa tugategereza umuriro ukambuka amazi. Ndi kukubaza ngo ngenda ashigikira niba abantu miyihuye mu mujyi nabo bridge, ariko niba abantu nabwo ibweyeye ndahazi ku mpaka w'u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Rusizi. Niba abantu mibweyeye ndeke kujyayo ngo nukubera ko birashoboka, ariko nabyo tureke kujyayo. Wanyemereye ngo tureke kujyayo, tujye ariko dushatse ibyo twifashije dufatanyije n'abo badutumiye gushaka ibyo twifashisha mu gukora. Nagiye kuririmba ahantu ntibamatike. Nacumbika nkatura ngo ntegereje tike. Hari ahantu hari imyumvi. Hari imyumvi. Urimo uranyumva nabi Merci. Urimo uranyumva nabi. Ntabwo mvuga ngo ahantu ngiye kuririmba bagomba kumpa amafaranga runaka. Ibyo rwose sinanabyemera ngewe. Baramutse bayampaye nakoze umurimo n'ibyo baba bayampaye nyine baba bagize neza, sinayanga wenda ni nk'uburyo bwo kumpa transport wenda n'urugero. Ariko ngewe ubwanjye urumva ntabwo navuga ngo ndemeza gusa ko umuntu niba agiye kuririmba ahantu niba bantumiye ahantu mbabwira ngo murampa amafaranga angana ya tike cyangwa se iyo nemeye ndemera nkagenda. None se ushatse kuvuga ko nta bantu bashingukana ibiciro bakumvikana? Umva mubwire nibyo bari nakubwiraga. Ntacyo bitwaye nabyo ndabishigikira. Kandi uri kuvuga ngo we ntubyemera kuri wowe? Njyewe sinjya mbikora. Ariko umuntu wamaze
uzuko twahereka rutarimo kunyuma Banza umuntu wamaze gusettinga standardize akavuga ngo ngewe kugira ngo mpaguruke naya ngaye 500 kuko mfite abacuranzi wowe none se abacuranzi uretse wowe uri mu ruhande ngewe ni mu ruhande rwo kugira ngo umuntu asettinge standardize warasettinze ngo tubimenye je narazisettinze wabibwira uraza kubwira abantu niba kugutumira arangahe nibyo rero ndikukubwira uri narazisettinze kumbwira ngo ntushiki mbere warumbwiye ngo guhaye urugero rw'ibweye ngo ntabwo nshigikiye ko ngo kujya mu ivuga butumwa twakumvikana ibiciro none uraje urambwiye ngo warasettinze wasettinze umva nkubwire si ukumvikana ibiciro ni ukuvuga ngo kugira ngo mpaguruke dore icyo bijya binsaba ntiriwe mbishyuza kugira ngo usanga abacuranzi banjye bancurangira 6 ndabaha transport abaririmbyi bambakinga 5 wenda ndabaha transport iyo tujyanye nabo gutya duhagurutse tukagenda binsaba aya murayashira ngaha kugira ngo nzaze nkore umurimo bitwaye aho ari cyakirimo izo ni standard niyo mpamvu rero ngiye mbashaka merci no gukuramo abantu ibitekerezo abantu bajya beinterprete ibintu bitari byo ugasanga umuntu n'umuramyi Imana iramuzamuye yogeje izina rye ikamuzamura ikamugeza ku rwego rwiza abandi dusigaye hasi cyangwa natwe tukiri ku rundi rwego ariko Imana irimo kugenda tuzamura mu gihe cyacu kuko Imana ndizamura abantu bose cyarimo ushobora guhitinga ukaseleba nta nuhora hejuru nta nuhora hejuru kuko abantu bose umuntu agira season umuntu akora mu gihe cye ikindi gihunda akaza gutyo gutyo Imana igenda igira ati umuntu mu gihe cye gusa cyiza no ko umuntu amenya igihe cye akagikoramo neza noneho rero ntabwo rero umva ngira abantu ukuntu beinterprete ibintu ariko nkubwire kamwe banzu nyumva bakabyara n'abantu barimo kunyumva umuntu arazamutse Imana imugejeje hariya hejuru yamara kumugeza hejuru sibyo tayari merci hari umuvugabutumwa wigeze kutwigisha ibintu bijyanye ngo n'aba destiny helpers uwo muvugabutumwa ni umudamu ba muri Kenya ejo bundi yari imariye ngira ngo umukobwa witwa Natasha yarimo atwigisha muri Serena avuga ko kugira ngo umuntu ave ku rwego rumwe hari abantu Imana itegura runaka bo kugufasha kuva ku rwego rumwe jambo nari hawe cyane ariko ntabwo necessarily ba bantu bagufashije ku rwego rwa mbere uva kuri level 1 ujya kuri level 2 ntabwo ba bantu aribo mugomba kuzamukana kuva kuri level 2 ujya kuri level 3 sibyo hari igihe rimwe na rimwe bano bakuzamuye kuvana kuri rimwe bakugeza kuri 2 hari igihe nyine Imana iba yarabateguye araba kugufasha kuva kuri rimwe gusa kugera kuri 2 kuri 2 hari abandi Imana yahashize bagomba nabo kugutegura bakaguterura bakagukwita kuri level 3 kuri level 3 wenda hari abandi Imana nabo yateguye urumva rero hari ukuntu Imana izamura umuntu ikamuzamura ikamugeza ku rwego runaka yamara kumugeza ku rwego runaka ikamukura muri ba bantu yarasanzwe ari kumwe nabo kuri level yindi runaka Imana ikatangira kumukonekta n'abandi bantu bari ku rundi rwego kandi aho hantu irimo kumukonekta ku bantu bari ku rundi rwego nibyo biri mufasha gukora ibintu bihambaye biri ku rundi rwego gusumba uko yakomeza kuza kwikonekta n'abantu yasize hasi. That's my opinion. Uri komjumba niko mbyuko wacecetse nakuretse nguvuge nabonye ibigambo byinshi inshuti za Merci inshuti za Ben na oya buretse gato abantu babivuga permettez-moi bane nkubwira akantu kamwe ibyo uvuga none wakira na micro niba ushaka kuyifata urananiwe se ndabona ushaka kugira ibyo uvuga urumva papa ibyo uvuga ndabishigikiye ariko sindi puru yabyo 100%. hari urwego ubigize reka ngurugire subiramo hari umupasiteri ntabwo urashigikiye 100%, ariko urashigikiye Ben nakubaje ngo se tureke kuvuga ubutumwa ni ukuvuga ngo urwego ugezeho hari urwego hari abo utavugana nabo hari abo utasura hari abo mutaganira kanguri ako ngako ndabemera nukuvuga ngo hari ahantu maze kugera utabukitita telefone ya bamwe na bamwe ariko Merci bishire mu buzima busanzwe hari umuyobozi none hanga ashobora kuvuga ngo ngiye kureba umuyobozi sibyo kubera ikibazo cyanjye runaka nkagaruka ntamubonye ariko nkagaruka ikibazo hari abandi bari ku rundi rwego bakorana nawe banyemuriye ikibazo hari umuntu ushobora kujya kureba ugakemurirwa ikibazo na secretary
none se ubuze urugero rwiza umuyobozi atorerwa iki? Umuyobozi atorerwa iki? Aba afite inshingano atorerwa abayoborwa nyine. none se niba umuyobozi atumva umuturage umuturage umuyobozi azabereyeho aramwumva. ubu se reka nkubaze, ubu uyu mwanya wahaguruka Merci ukavuga ngo ngiye kureba perezida wa repubulika, sibyo? wapfa kumugeraho? mu Rwanda byashoboka. Mu Rwanda bamubwira impamvu bishoboka nuko bareba bagasuzuma neza bakavuga ngo ikibazo ufite hari inzego banza kunyuramo ukavuga ngo unyuze kwa runaka, sibyo? ariko none bamara gusanga ikibazo ufite atari ikibazo gishobora gukemuka utabonye nyiri bwite perezida wa repubulika, wenda akaba ari gushobora kumugeraho. ariko banza wumve, perezida wa repubulika afite abo bakorana. nyine njye ndimo ndashaka kwidefanda. afite abo bakorana kandi bashinzwe gukemura ibibazo runaka. wewe hari igihe ushobora kuza rero icyaha kikanakemukira no kuri executive w'akagari. utekereza rero wowe waruzi mugiye kureba perezida, urwego rwo gutekereza ko perezida yakemura ikibazo yagikemura, urwego rwo gutekereza ko perezida yakemura ikibazo cyawe nuko biba byamaze kunanirana byibuze mu karere utuyemo. hari n'igihe bitananirana ugapfa gusa guhubuka ahangaha gusa ngo ndashaka perezida wa repubulika. afite ibindi bimuraje inshinga, afite ibintu binini byo ku rwego rwo hejuru arimo gutekereza. reka kumuzanaho ibintu executive w'akagari yabasha gukemura. hari urwego my friend, hari urwego umuntu ageraho utabasha. hari urwego urusengero runaka ushobora kumva ko Ben arenze urwego rw'uko bamutumira. hakaboneka nk'umwana ukuzi swate waririmbye mwakoranye akababwira ati Ben nyamara n'umuntu mwiza aritonda mureke tumutumire. bagatangazwa nuko wabitaba. umvise bagatangazwa nuko wabitaba. ariko ikintu ndi kuvugana ngo urugero rwiza hari worship team ndirimbamo urumva njyewe ngenda nka masse y'abantu muri masse y'abantu nkaririmba ntabwo mba nitwa Merci mba nitwa rya zina rya worship team. Pastor akambona muri rya tsinda ndikubwira ubuhamya bw'ibintu byambayeho. Pastor akambona muri rya tsinda kandi akaba rya tsinda pastor ashobora kuvuga ati nta bandi bantu beza muri inshuti zacu zakadasohoka. urabizi ko hari amatsinda avuga ngo kudutumira ni ukwandika. ese ubundi umuntu agutumiye akoresheje ubuhe uburyo butandukanye, ariko uburyo bwubashwe nyine buri administrative. urandika. Okay, pastor hari urwego mugeraho rw'imibanire y'urusengero runaka akababwira nti mwebwe nukubamenyesha akanabishima mu itorero ati ndashima ino worship team ino group ntabwo tujya tuyandikira tumaze kubisha ndi jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo ntimukiri abakimura abagaragu ntimukiri abantu bo kwandikirwa mwabaye abasanga. uko akoroye ati ashobora guhamagara no kuwa gatandatu ngo ejo après midi mukandi mukamwitaba. ariko noneho nza gukenera ntabwo mvuga urusengero rwari nza gukenera baza unyumve. ibyo bigombye kubaho rimwe atari ibintu bihoraho. oroha baza oroha ngenda njya gusaba urwo rusengero mu izina ryanjye. noneho numva ko nagiye mbere ndi itsinda mbarizwa muri rya tsinda nibwiye pasiteri ndi runaka ntabwo munsi. pasiteri yambaje gusa ndakuzi ndamubwira ntabwo nzi. arambwira ngo ndamubwira ati ndifuza ko mwamfasha mukantiza urusengero ngakoreramo igikorwa. pasiteri arambwira ngo sinagura urusengero ntakuzi. yego cyane ndamushigikiye. pasiteri arambwira irindi jambo arambwira ngo nta nubwo ndamuha se none waretse nkaza ukamenya. arambwira wakeneye kumenya nose nzakumenya tuzahura gute ngo uzanyura kuri protocole yanjye kandi iyo telefone twakoresheje turi kuvuganiraho ntukongere kuyihamagara uzahamagare iya protocole. none se ndabyemera iyo protocole nzahabwa nandi iyo nimero. Masharami turi mu rusengero
turi mu rusengero aho abantu bakirira imitima kandi au contraire ndi ku gatuti muri ya worship team pasiteri yashatse kunsuhuza, pasiteri aranyishimiye, pasiteri yandebeye muri ya angle, muri ya sura y'aba bantu aranyishimira, twarasangiye. Ariko kubera ko nje ndende video wenda adashobora gukenera, kubera ko ndi hasi ku rwego rwo hasi, arampakaniye. Ben mbabara nkubaza ikintu, birakwiye ko wanegrije umuntu utarumva ikintu kimuvamo? wa devier baza wumve, ntabwo ndi kudevier, ndi kukubwira urwego umuntu ageraho akumva ko atakiganira. Tubivuge mu baririmbyi gusa, nuko ntihari abapasiteri adashobora gukora no mu ntoki zawe, ntihari abapasiteri bakubwira ngo amaturo arasakuza, ibiceri birasakuza. Hari urwego ndi kukubwira ngo topic ndacyayirimo, hari urwego wumva ko wamaze kugeraho umuntu akajya gusuhuza gutya imitwe y'intoki, kandi mwarasangiraga ikigori n'avoka n'igisheke. Ariko ntumva nkubwire rero Merci, noneho rero hariho n'abapasiteri cyangwa se abashumba cyangwa aba bishops cyangwa se aba apostles, sibyo? Kubera level Imana ibibazamuye ibagejejeho, urabyumva neza, baba bakenewe n'imbaga y'abantu, abantu nyamwinshi, ikivunge cy'abantu baba babazaho gutya, urumva? Babakeneye, bashaka ko babaganiriza, bagira inama, abo basengera, abo bagira gute, ibibazo bagenda bakemura, bikaba abana byinshi. Byamara kuba abana byinshi, noneho we agasetinga, njyewe ibintu ndimo kuvuga ndahamanya nabyo ku mutima wanjye, gusetinga imikorere yatuma ubasha gukora ibyo ukora ukabikora neza. Njyewe ndabyemera 100%. Noneho uyu apostle akavuga ati no, njyewe aho kugira ngo nzagwe imbere y'abantu kubera gusengera abantu igihe kinini, kubera kuganira n'abantu igihe kinini, kubera kugira gutya na gutya na gutya na gutya, aho kugira ngo nzagwe imbere y'abantu, reka setting imikorere imeze gutya kugira ngo mbone unyura ahangaha, unyura ahangaha, unyura ahangaha, kugira ngo imbere yanjye hagere wa muntu koko ukeneye ubufasha bwanjye. Hariho ubundi rega uba ukeneye ubufasha bushobora kuboneka atiri wambona, urabyemera? Hari n'undi ushobora gukenera ubufasha bwawe akicwa swate niba ari indwara arwaye, akicwa n'inzira yanyuzemo. Bensi urabyivugiye baza wumva niba umuntu agomba gukira indwara ariko yasengewe. Yesu yari afite imbaraga ziruta izo dufite uno munsi. Yesu yabanye n'intumwa igihe kirekire zidashobora gukora ibitangaza. Petero yagendeye mu mazi nk'uko Yesu yaramuhamagaye, atangira kwiyumva ngo yiyumva, niko yagenda arohama, urumva? Ariko ni ngombwa ko dispose ko Ben uri pasiteri, uri umushumba, ni wowe ufite usigiwe gukiza indwara Imana irabigusigiye, kandi nibera ngombwa ko nkira ushobora kumpa n'aya mazi. Hari ukwizera umuhanuzi, umuprofeta ashobora kuguha aka kantu ugenda unywa aya mazi, ariko ari uko yaguhaye audience. Uremera ko hari abantu bakomeye bagomba kubona ubu ngubu ukomeye abona ukomeye, uworoheje mu bintu turi gupfa nge nawe twatangiriyeho, twahereyeho. Muri make turimo kuganira n'abantu bashobora kuba atwumvise nonaha tutatangizanyije. Turi kuganira ikintu kivuga ngo duhagurukane n'abakomeye, dusige bari abantu bari hasi. Hari insengero twajya kuririmbamo, hari zo tutemerewe kuririmbamo kubera ko ngo twamaze gusetinga. Murabivuga mu mvugo yawe. Icyo twarimo tuvuga ntabwo ari hari abantu bashigikiye. Ninde uyoboye ikiganiro? Ninde ufite mikrofone? Mikrofone ntabwo ari wowe uyoboye ikiganiro. Njyewe ninjya kubwira topic tugomba kuganiraho. Urimo urashaka rero kuyihindura gutya. Hari abantu bari kumva Ben, hari n'abari kumva Merci. Nushaka rero ubura abantu bari kumfana, bari kuvuga ngo umuntu wacu yabaye boa. Ntabwo dukeneye udufana. Umuntu ayumve ibiri mu kuri,
abyandike abishyire muri comment. Icyo turimo kuvuga ntabwo ari ngo duhagurukane n'abakomeye ngo ubukomeye agendane n'ukomeye gusa hanyuma uworoheje n'abandi. Nose ko bavuze ngo hari urwego uzi ko buriya protocole niyo yishibira. Kubera iki? Iteka ryose uzasanga aba bishop n'abayobozi. Kubera iki? Abayobozi ari ku nzego bakora neza. Kubera ko kubageraho bigoye niyo mpamvu ashobora kutamanuka ngo agere hasi. Hari abantu yego basetinze hara hasi bagomba gukemura biriya bibazo. Ariko reka kubwira ikintu kimwe. Nje nkunda kuguha ingero. Hari umupasiteri ingero zitajyanye. Hari zitajyanye se koko. Ngaho uvuga urwo ruyo. Ushaka rero kuvuga ibyo ushaka. Vuga. Umupasiteri umuntu yajyanye umwana kumusengesha. Yavuganye na pasiteri aramubwira pasiteri uzaze uzamuzane. Urumva? Umubaze Perezida wa Repubulika ni urugero rwiza. Mugiye kandi tuvuga umupasiteri. Icyo cyakubwira. Icyo cyakubwira. Vuga umupasiteri. Uri gutsindwa. Uri gutsindwa gute? Bari abantu bira ibibazo bijya bikemuka aho perezida yagiye. Bame baba barabibyumvise. None se perezida niwe bavuga ngo ni pasiteri. Nakubwiye ngo uwo mupasiteri yajyanye yabwiye undi muntu. Havuze izina. Aramubwira ngo uzaze kundeba ngo haye audience y'uyu munsi. Kubera ko pasiteri azi ko kumugeraho uko bisetinze mugani wawe. Hari protocole iri hariya. Protocole yaziramubwira ati uzanye umurwayi kuri itariki. Ariko nguhaye itariki. Urumva? Nguhaye itariki. Kandi ntago haye ubuzima bw'aba murwayi ngo amuhe muzima. Ari kuribwa yaje gusengesha. Aramubwiye ngo nkurikije gahunda dufite. Uzagaruka no munsi. Ntazi ahantu yavuye. Ntazi ko ashobora kuba yavuye i Nyamasheke cyangwa i Rubavu. Ariko ageze muri Kigali biramusaba gutega cyangwa se arashaka icumbi ry'icyumweru. Umva papa. Yagombye kuza afite ku bitaro hari ikintu pasiteri yarayimwemereye ariko protocole irayimwimye. Ku bitaro hariho muri urgence hajya indembe zibabaye. Ariko nyine banza wumve. Numva iki? Protocole niyo ifite akazi kose k'umushumba. Sibyo? Kandi iyo barimo barareba bakavuga ngo abantu dukurikira abantu hari abari bategereje bari kuri waiting. Gendera ku rugero ntugendere muri uko byumva. Urugero ni kuguharwa ni true story. Nyine banza wumve nyine. Ndibyo umuntu avuye iriya aje adafite appointment. Pasiteri yarayimuhaye. Nutemera aho ngaho simbyemera nawe. Ibyo ni iby'abantu baba. Simbyemera. Wagarika ikiganiro pasiteri yamwemereye ngewe ntiyambeshe. Pasiteri yaramwemereye aramubwira ngo uzaze ejo. Ejo ni kuwa gatatu. Uyu munsi turi kuwa kabiri ejo ni kuwa gatatu. Uzaze ejo. Aya masaha. Pasiteri kubera ko ari umunyembabazi mu by'ukuri ntiyamuhakaniye. Kandi pasiteri ntazi ko kumubona bigoye. Uwazi ko abantu bamubona bashobora kuba bipfira kuri ya protocole. Pasiteri nawe adafite amakuru yuko bipfira kuri protocole. Wumvise? Turimo kujya mu byumba gusengesha. Umva ngubwiye. None baza wumve. Umuntu arasubirayo n'uburwayi bwiwe. Yesu we ntabasubiye. Yesu wamukoraga ku mwenda akavuga ngo imbaraga imvuyemo. Sinzi umuntu nkozemo. Akagaruka inyuma kumushaka. Ariko ubu nyine abashumba. Iriya protocole afite. Kubwije ukuri none nituva no mu kiganiro hano ku microphone. Ndamukubwira. Umuntu wabivuze. Umuntu ushaka umwungire cyangwa umureke. Yamusubijeyo umuntu. Imana yo mu ijuru ifite uburyo inzira zirenga igihumbi zo kutugirira neza zo kudukiza. Imana yamukije mu bundi buryo. Ariko yari yaje kumusengesha. Amusubizayo bivuye muri protocole. Ntihamagaye pasiteri akanga kumwitaba. None se ko yakize. Tubishime se ko yakize. Ubundi yaziraga iki? None se nukuvuga ngo no uciye abantu ku nsengero. Nyine ubundi yaziraga iki atanafite na appointment y'uwo waje kureba. Pasiteri asengera. Ariko merci. Pasiteri yaramwemereye. Ubu ntabwo turi abantu bakuru. Uratekereza ko pasiteri yaba atazi ko kumubona bigoye? Ari wowe setinze kuki niba kumbona bigoye kandi abantu bangana? Nkorera iki? Yesu yaravuze ngo naje kuba umugaragu w'abantu. Umva rero nkubwire. Nkorera iki? Pasiteri niba uza amakuru ya leta iryo jambo. Amakuru ya Namani. Leta iryo jambo. Banza wumva amakuru ya Namani. Agenda byagenda. Komeza uyavuga. Ava i Syria. Ibyo ngibyo ni wowe ubizi. Ajya mu Israel. Byagenze gute? Urabizi. Nawe urabizi. Yaravuze ngo nimugende mumubwire. Go and tell him.
amanuka ajye koga muri Yorodani arazana ashaka ingenda ndabonana n'uwo munebwe ushaka nuko yari yinangiye ntufate uburwayi bw'umutima ngo ubweranye n'uburwayi bw'umubiri nta kwinangira uburwayi bw'umutima n'ubweranye n'uburwayi bw'umubiri ntabwo yari yinangiye Namani yari yaje ni Namani Namani n'ubundi yari yaje ubaze ko mutima wasomye ngo ntuza wundi wapfuye ku musaraba ngo ni Yesu umva Namani ntabwo yari yinangiye yari yaje n'ubundi aje Israel gukizwa ashaka gukira urumva ariko umukozi w'Imana aravuga ati genda mu mubwire ushigikiye yamuhaye muti nose pastor ahagaze amubwiye ngo pastor arambwiye ngo nimugende munywa amazi wa mu protocole ya audience iri hariya wabyemera kwizera Yesu sari umuntu akijije protocole akavuga Yesu ari umuntu akijije protocole akakubwira ngo Yesu yabwiraga umuntu ngo kwizera kwawe arambwiye ngo genda ujye kunywa aya mazi wanyurwa utamwiboneye nayo nywa none se sukumakanira uhita wumva ko wahawe umuti n'abantu bari ku rwego rwo hasi ese ubundi bene barabashumba dusenga n'abadukiza icyo twarimo tuvuga reka tuve ku bashumba twatangiye turimo tuvuga ibijyanye n'abaririmbyi Imana igenda ikatuzamura nuko nababaye kandi nkubwije ukuri yamara kutuzamura abarwe naguhaye n'urusubira kuri mba ahandi sinzajyamo ya groupe nijya kuri mba ahandi sinzajyayo ahubwo reka nanjye gasetting no muyoboke setting nanjye reka mbabwire merci njyewe iki kiganiro ngisoreje ahangaha wemeye njyewe nari ndimo mvuga gutya ngo umuntu ntabwo necessairement agomba kuzamukana n'abantu bari kumwe nawe kuri level 1 wazamuka kuri level 2 ugatangira Imana igatangira kuguconnecta n'abandi icyo gihe hari abo usiga rwose atari kuvuga ngo ubasize kuko uhambaye atari kuvuga ngo ubasize kuko wabaye igitangaza hari izindi connection Imana yaguhaye babandi bari hasi nabo Imana izogenda ibaconnecta mu bundi buryo bwayo nabo bazamuke bageze aho bagomba kugera Merci nawe rero mara wivugira ngavuga nawe nge narimo mvuga nti Imana yabwiye Isirayeli iyobowe na Yeshuwa Mose amaze gupfa iramubwira ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe aya ni amagambo y'amatiku ushaka kuvuga Bibiliya nyine bien sûr Bibiliya n'indorerwamo ubabajwe nuko mvuze ibyanditse ahubwo wowe wivugiramo nawe nakuretse uravuga ushobora kuba yivugiramo banza wumve yimvugiramo ushobora no kuba afite ijambo ushobora no guceceka cyokoze ushobora kuba waranababajwe wenda n'umuntu washakishije ukamubura impamvu kurenzeho impamvu narababaye ufite ikibazo cy'umuntu hari n'abandi bari yarababaye erega nitufate bande mu rusengero tugomba gutanga service abantu egalite abantu bakangana ku rwego bose bangana nihe wabonye abantu bangana mu rusengero abantu bose barangana njye nawe turanganya usibye ko sadepa n'ahantu abantu bagiye bavukana mu rusengero uzi ko abantu twebwe muri nkunda kubona insengero zimwe bashobora guhagurutsa umuntu wicaye mu rusengero ngo haje umuntu ukomeye ariko shima insengero zindi abo kubaho ntavuze amazina no shima insengero ntavuze amazina ushobora kuba uri ministre bakubahira byibuze kuri ministre ariko ukicara mu bakristo bamubwira ngo hari umuntu ngo wavuze umuvuga ubutumwa ngo yabwiye umuntu ngo umuntu yari ikiramye n'umubyeyi wiwe nta kantu nasomye ahantu ngo umuntu uri kumwe n'umubyeyi wiwe bari begeranye n'umubyeyi mubwira mugenzi wawe ngo ntuntunze rwose bazagire kubwira umubyeyi wawe ukiri mu nshingano ziwe ngo ntuntunze nyine aho ngaho ntiwabivuga icyo twavugaga muri make yewe nabajije ngo ese ahantu mu biturage hagera imodoka atarayagera imihanda ya kaburimbo bene yavuze ngo kubera ko imodoka ishobora gutoboka amapine ngo bazihangane ntibakamutumire nange ndabanje se hari ahantu ntihakagera ubutumwa ko tuzi ko intumwa zakubitiwe ivugabutumwa twebwe tureke kujya mu ivugabutumwa ngo ni ukubera ahantu karibiri itabonetse ngo ni ukubera ko imyumvire wibuke ko wavuze ngo wamaze gusetinga ngo edaheri mbabwire n'abantu bari ku ruhande rwawe banabyibuke ngo uraza gutubwira amafaranga kugutumira bisaba ngaha kuko niho uzingiye
ndabivuga kugutumira ndabivuga nose ko takiri muri mood nyine ndabivuga kugutumira nangahe nyine mpijambo urarivuze ndeme reka nsinde reka muyoboke kugutumira nangahe kuntumira rero ni umutima unkunze please wambwiye ngo ntabwo umutima uzabatike kuntumira ni umutima unshaka wankunze barangiza bakaguha amafaranga ngahe ntabwo by'amafaranga ari uri kubabona setinze ntabwo amafaranga ndi buyavugira uretse ko kandi nta muntu ntabwo njya nsaba amafaranga ariko bajya bayampa baguha base de quoi wowe ntabyo bagenderaho bafite ibyo bagenderaho rero nanjye mfite ibyo ngenderaho ngiye kujya ahantu ntabwo babizi baprofitiyeho kukubona uwo muntu baze kureba hano hasi barebe nomero yanjye bazanyandike bazampamagara cyangwa banyandike icyo gihe nibwo nzababwira okay birasobanutse rero bene kumushaka bisaba ushobora gusanga ari miliyoni bisaba kumvugisha ntabwo mvuze ibyo njyewe uzankenera ndaciriritse nciye bugufi uzankenera nanjye nciye bugufi azampamagara nciye bugufi ariko nanjye nciye bugufi ku rwego icyo twavugaga urusengero rw'ifite rukomeye ruzakenera bene oya ntumvugire ibintu hatagira umudugudu ntumvugire ibintu umudugudu uciriritse ntugatumire bene ikimenyimenyi hari aho rega amaze kujya henshi uramvugira ibintu bitari byose biramfata ntabwo bimfata hari aho amaze kujya henshi ntabwo wamvugira ibintu rero bitari byo ngo bikunde papa urumva icyo twarimo tuvuga mu ncamake icyo twarimo tuvuga turimo tugana ku musozo twarimo tuvuga ngo mu by'ukuri hari igihe abantu Imana ibagirira neza ikabagirira neza bari mu bukene ikabakurayo ikabazamura ikabageza ahantu yamara kubageza ahantu bagatangira kugenza umugongo bahunga Imana hari abaririmbyi hari abakozi b'Imana batandukanye si abaririmbyi gusa hari abahanuzi hari abashumba hari abavugabutumwa batandukanye abantu twese Imana igenda idukura ahantu itugeza ahandi yamara kutugeza aho ngaho tugatangira kugenda noneho dusa nk'abayihunga icyo nicyo twarimo tuvuga ariko icyiza gihari ni uko abantu badakwiye kwibagirwa aho Imana yabakuye ukajya uhora buri gihe ushaka kumva ijwi ry'Imana ngo wumve ngo ariko muri ibi byose izi mpaka zose twarimo tugerega kwara kugira ngo tubashe kuvuga tubivuge n'ibyo nawe urimo gutekereza wenda tubigereho ariko mu by'ukuri uburyo bwiza ni ubuhe Imana ingiriye neza niba Imana ingiriye neza ni okaziyo yo kuyihunga cyangwa ni okaziyo yo kuyegera kurushaho kuyegera kugira ngo ndusheho kubona Imana ingirira neza niba Imana inzamuye ni okaziyo yo gukandagira wenda abo Imana abakiri hasi ntibikabeho niba ikuzamuye uri umuntu kimwe n'abandi uri muri season yawe uri hejuru ni byiza ariko kandi jya wibuka n'abandi basize hasi kugira ngo ubashe kubatara Bibiliya hari ahantu ijya ivuga ngo mwebwe abanyembaraga ngo mugendere muri Yesaya ngo muri Yesaya cyangwa ni mu bitabo by'ubutumwa ngo abafite intege ngo bitondere aboroheje bitondere mu bagendere gahoro Bibiliya nta kintu iba yarasize umuntu umaze kugira aho agera Bibiliya iragusaba kugira buterura ukabazamukana kuko impamvu Imana ikuzamurika kugeza hejuru cyane ni ukugira ngo nawe ubashe kugira abandi uzamura ariko kandi ntitwibagirwe ko hari n'abantu Imana izamura yamara kubazamura bakagira intambara nyinshi ba bandi basigaye hasi bakajya bahora babavuma ngo runaka ngo ntushobora kumubona ngo runaka ngo yishyize hejuru ngo runaka ngo yigize igitangaza kandi ndiyigize igitangaza my friend ari busy ari mu murimo arimo arakora ibintu bihambaye ibyo nabyo bijya bibaho Merci nabyo wenda tuzabivugaho ubutaha ikintu nongeraho gatoya yigira discipline twashoje hari ikintu kimwe nawe ugabanya ibigango hari urwego ndemera ko hari urwego Imana gushiraho ukaba ugafatiraho ku buryo ushobora gutusha gatoya esikariye ukagwa hasi ndemera ko ibyo byose bishoboka biba byavuye mu kuboko kw'Imana kubisigasira ni ukumenya ko niba bitaravuye ku bantu ariko byavuye ku Mana ushobora kubana n'abantu neza kandi Imana ishobora kugushikira hari indirimbo twaririmbye mbere murambabarira yansereje ngo nagize emotion hari indirimbo ya Bena Chance ivuga ngo Yesu we irandembo yitwa gute nayiririmbye hari amasaha agera kuri
kuri atatu ndi kuririmba ku mutima. Imwe twaririmbye yihorere ntirasohoka, twayiririmbye kare. Umuntu watangiza nje n'ikiganiro arayumva. Yihorere ntirasohoka, ureke gukomeza kuyikorera ntuze. Twagiranye bifu kandi wari urimo yiririmba nabereka. Ni nk'ibyo byose twavugaga. Imana yumva amajwi. Ni nk'ibyo byose twavugaga. Imana ijya yumva amajwi. Noneho ni nk'ibyo byose twavugaga. Imana ireba amagambo, ntabwo igireba amajwi. Arimo araririmba mu buryo butari bwo. Ni nk'ibyo byose twavugaga. Reka rero tubashimira abantu mwese mwari mudukurikiye, mukunda Merci Manzi, kandi turabasaba gukora subscribe abatarayikora, kugira ngo mujye muhora mubona ibiganiro bye n'indirimbo ze, ibintu byose acisha kuri channel ye, kandi mumushigikire rwose, ndetse unakoze na share y'iki kiganiro ntacyo byaba bigutwaye rwose. Ni byiza mu rwego rwo gushigikirana, ariko kandi mwitegura ibikorwa bye bihambaye. Arimo arashooting indirimbo, arimo arakora n'izindi muri studio. Mu minsi mike muzabona ibikorwa bye byiza kandi bihambaye. Twakoze ikiganiro mpaka, ariko nawe mwashiramo comments zanyu hasanga icyo twarimo tugendera no kugira ngo turebe mu by'ukuri uburyo bwiza bwatuma tubasha gukora umurimo w'Imana nk'uko Imana ibishaka. Imana rero ibaho umugisha nawe mu kiganiro cy'ubutaha.